Turabasuje mwese mudukurikiye ikiganiro nimboni mu sesenguzi nitwa Jean Pierre Kagabo tugiye kureba ukwemera ndetse no gukunda igihugu. Insanganyamatsiko yanjemo ejo nkurikiye amasengesho yo gusabira igihugu cyane cyane yateguwe n'umuryango w'abayobozi ariko abayobozi bakiri batoya yari amasengesho mu by'ukuri ari ku rwego rwo hejuru harimo impanuro nanone zikirenga. Niyo mpamvu rero numvise bya byiza tubigarutseho ndi kumwe na Professor Ndikumana ukaba uri impuguke mu bijyanye na teologiya, Ndikumana Viateur wayoboye amashuri ya teologiya agiye atandukanye. None turi kumwe namwe muri kiganiro, mwakoze cyane kukitabira. Murakoze cyane. Turi kumwe na Mama Hortense uri pasteur umuvugabutumwa, ukaba ukunze kugira inama abantu b'ingeri zitandukanye cyane cyane n'imiryango. Ari amasengesho nari nkomojeho nanone yanagarutse ku bijyanye n'umuryango. Umuryango ni ishingiro rya byose. Iteko nshinga ry'u Rwanda ryo rinavuga ko umuryango ari ishingiro kamere y'imbaga y'abanyarwanda. Nabwo twishimiye kuba turi kumwe namwe. Murakoze cyane. Ndi kumwe n'intwari y'u Rwanda Sindayiheba Fanuel, ukaba uri umuyobozi wa za gahunda mu muryango nyafurika w'ivugabutumwa ariko ukaba ukorera inama y'ubuyobozi ya ADPR. Uri n'umwe mu batanze ikiganiro muri ariya masengesho, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Nagushimira cyane, nagutumiye ufite urugendo ariko ntiwantereranye ko ikiganiro nanone cyagombaga kuba. Wakoze cyane kwitabira. Mwese kandi twabatumiye mu gihe gito gishoboka muri tabira. Ntatinze rero Professor Viateur, twahuza dute ukwemera Imana no gukunda igihugu? Hari abatekereza yuko bitandukanye, ariko mbere yuko tubyinjiramo cyane, Madamu wa Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Jeannette Kagame yabikomojeho, ariko bagenzi banjye wenda barambwira ko ku buhanga bw'ibyuma biza gutungana, turaza kubigarukaho. Navuga ko yatumye mbitekerezaho by'umwihariko, ariko wowe ubyumva ute gukunda igihugu ariko no kwemera Imana bihura bite? Hari abatekereza ko bishobora kuba bitandukanye. Urakoze cyane Jean Pierre, kandi turajya nanjye mbanze ngushimire ko na wadutumiye kugira ngo dusangire kuri insanganyamatsiko tuyiganireho kandi tubwire n'abanyarwanda ibitekerezo byacu ku byerekeranye no gukunda igihugu ndetse no kwemera Imana. Burya ikintu umuntu yabanza kwibaza ni uburyo twumva igihugu icyo ari cyo. Ubundi igihugu ni iki? Igihugu naho Imana yakuremeye ukavukira kuri ubwo butaka, hanyuma ukahakurira ukahabonera iby'Imana yaguteganyirije byose. Ariko iyo tutangiriye mu itangiriro, twebwe nk'abemera Bibiliya, usanga Imana ikirema umuntu yamushyize mu murima wa Edeni. Imushyira mu murima wa Edeni, imuha inshingano yo kugira ngo atunganye uwo murima, awuhingire, ariko n'ibirimo byose abibungabunge ndetse abiyobore. Ibindi abyita amazina, kandi ikintu cyose uko umuntu yakise niko kiswe na bugingo n'ubu. Ni ukuvuga ngo rero umuntu amaze ari muri uwo murima wa Edeni akahatunganya, cyatangiye kuba igihugu cye. Ni ukuvuga muri rusange kuva Imana yaturema yadushyize buri wese yamushyize mu gihugu cye yavukiyemo, ariko no muri rusange umurima wa Edeni ni igihugu Imana yashyizemo abantu ikibarema. Ni ukuvuga ngo rero gukunda igihugu ni inshingano Imana yaduhaye. Igihe Imana yabwiraga umuntu ngo ngushyize muri umurima wa Edeni, uwuhinge, uwubungabunge, ukunde ibirimo byose, muri rusange ni inshingano uwo muntu yuzuza mu gukunda igihugu. Kandi birumvikana ko adakunze igihugu ntabwo nawe yaba yikunze, kuko icyo gihugu arimo nicyo cyamuhaye uko ari, uwo ari. Ngira ngo umuntu yaremwe mu butaka, ngira ngo murabizi. Wanze rero igihugu cyawe ukanga ibirimo, ukanga n'abarimo, nawe uba wiyanze. Muri rusange gukunda igihugu, icyo navuga muri make, ni inshingano Imana yaduhaye, ariko kandi natwe dukunze igihugu burya tuba twikunze. Murakoze cyane. Nari kwifuza cyane ko mbiza mu mwuka w'uko amasengesho yarameze, yenda mwaranayabonye, ariko nabyifuzaga, ariko wenda bagenzi banjye barambwira ko ubuhanga bw'ibyuma bitarakunda neza, hajemo akabazo, ariko wenda biraza gukemuka. Mama Hortense, nari ntangiye mpereye ku cyo Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yakomojeho, ikintu gikomeye cyane ku bitekerezo bibiri abantu bafite. Hari abemera yuko umuntu ashobora kugira ukwemera Imana agakunda n'igihugu cye, ariko hari n'abandi batabyemera,
bakavuga bati ibyo ngibyo ni iby'abanyapolitike, ndetse wajya no muri ibyo ngibyo abantu bakavuga turiya yarataye ntabwo bamwemera cyane. Wenda umuntu yakibaza iyo myumvire yo iva kuki? Ese dufite ubushobozi buhe bwo kwitandukanya nayo niba nawemeranya nuko abantu bagomba gukunda igihugu cyabo koko nk'uko Imana yabaremeye muri uwo murimo wa Edeni nk'uko yarabikomojeho? Reka mbashimire iki kiganiro cyiza twagize umugisha wo kubamo, kandi nongere mvuge umugisha dufite ku gihugu wo kuba abayobozi bayobora igihugu bahura kugira ngo bavuge ku muryango, ku gihugu no kugikunda, kandi bitagiye kure yo kubaha Imana, ndetse no kumugisha wo kugira abayobozi b'ibihugu noneho babishyigikira. Nakurikiye ijambo nyakubahwa First Lady yavuze, numva n'umugisha. Umuntu ashobora kuyobora igihugu ariko ntabere igihugu urugero, ariko iyo avuga umuryango n'indangagaciro muri z'umuryango kandi tukazimubonaho, biba ari umugisha. Navuga ko imyemerere mu by'ukuri igira icyo ishingiraho. Uyu munsi wenda ndavuga nk'umukristo, ndavuga ngo nemera Imana mbikura mu ijambo ry'Imana, mbikura muri Bibiliya. Imyemerere rero ishobora kurwara. Nicyo gihe umuntu ashobora kuvuga ngo gukunda igihugu n'imyemerere ntibijyana, burya iba ari imyemerere yarwaye. Kuko uko umuntu yemera Imana, akamenya ko ari Imana ifite umugambi, akamenya ko Imana nta mpanuka, aramenya ngo kuba naravutse n'umunyarwanda si impanuka, kuba ndi muri uyu muco w'ikinyarwanda si impanuka. Noneho kuko njye namenya n'imigambi y'Imana ku buzima bwanjye, nkamenya ko ndi uw'agaciro mu maso y'Imana, bintera cyane kwifuza ko n'abandi bantu bagira ku gaciro mu maso y'Imana. Rero igihe umuntu ashobora kuvuga ngo gukunda igihugu n'imyemerere ntibijyana, iba ari imyemerere yarwaye. Kumukosa rero si ikindi, ni inyigisho, kuko akenshi n'ubundi biba byaragoretswe n'icyo yize, icyo yabwiwe, icyo yumvanye abafite ubwo burwayi mu myemerere nawe akacyakira. Gukosa rero ni ibingibi no guhozaho. Nkuko nari mvuze, dufite umugisha kuba abayobozi bacu babishyira imbere, natwe bari mu matorero n'amadini atandukanye tukabivugaho. Kubivugaho ni nk'uko umwana ariga mu ishuri akazagira ibyo yakira agakosoka. Rero n'imyemerere no gukunda igihugu ni ibintu bikwiye kugarukaho. Uko tubivuga tukabihuza n'ijambo ry'Imana, umuntu waba ufite imyemerere yarwaye azakosoka. Birajyanye rwose, biruzuzanye. Nanjye ngize umugisha bambwiye ko kuhanga bw'ibyuma bitunganye. Reka twumve nyakubahwa Jeannette Kagame, madamu wa Perezida wa Repubulika, akomoza kuri iki kintu cy'uko gukunda igihugu ndetse no kwemera Imana, ndetse anatanga yenda n'umukoro ukuntu abantu bakwiye kubitekerezaho. Tujye dushimira rero Imana yaduhitiyemo kino gihugu cyihariye kandi kimwe ku isi, maze ikanatugira bene u Rwanda basangiye umuco, basangiye n'ururimi. Bavandimwe, bana bacu, ubwo Imana yaturemye ikadushyira ku isi, ni ngombwa ko inyigisho dutanga cyangwa duhabwa zikwiye kujya zifasha abantu kumva no gusobanukirwa ibibera ku isi ndetse n'ibihugu dutuye. Umwanditsi n'umuvugabutumwa yanditse inkuru yibaza niba habaho ukwemera no gukunda igihugu, cyangwa se niba ukwemera kutabangikanywa no gukunda igihugu, ariyo faith and patriotism or faith versus patriotism. Abemera Imana rero bamwe bavuga ko bitabangikana kuko itegeko ry'Imana ridusaba kuba ariyo dukunda gusa, kandi iby'Imana tubiha Imana tukabitandukanya n'ibya Kayizari. Abandi nabo bati nyamara ukwemera no gukunda igihugu birajyana, kuko Imana yahaye umuntu kugenga isi. Yamuhaye kugenga isi, inamuha na godly values, ariyo yizera yuko uwo muntu azayoborana isi, ariko kandi ntiyobewe ko yanaduhaye amahitamo. Ari bamwe bahitamo neza n'abandi bagahitamo nabi, bikagora kuyobora abo bantu. Ubwo murumva ko itayobewe ko tugira n'intege nke. Ubwo Imana ibatezemwo mwebwe bayobozi bato bagira imyemerere nk'iyanyu, ko muzadufasha gusakaza those godly values. Nyakubahwa Jeannette Kagame, madamu wa Perezida wa Repubulika, atwereka duha n'umukoro w'indangagaciro zikomoka ku Mana. Fanuel, inyaryenge zegereye Yezu cyangwa Yesu Kristo bamubaza niba bazajya batanga umusoro. Nibwo yababwiye ati yafashe niba ari igikoroto, niba ari urumiya n'iki, hariho ishusho yande ngo ni ya Kayizari. Ati bya Kayizari muhe Kayizari, iby'Imana muhe Imana. Kuva icyo gihe uratekereza ko iyo mvugo yumvikanye nabi, kuko iyo uvuze, iyo ubwiye abantu basenga bamwe na bamwe ko bakwiye kugira imirimo y'igihugu, gahunda za leta bitabira, barakubwira ngo ibya Kayizari bihe Kayizari, iby'Imana muhe Imana.
ni imvugo bagoreka cyangwa baba bigiza nkana? urakoze cyane. ngira ngo icya mbere navugaho ni uko iriya mvugo no mu myigishirize ya Yesu mu gihe cye yakundaga gukoresha imvugo z'imigani cyangwa se agereranya ibintu, ariko icyo yifuzaga kuvuga kivuga mu magambo make cyane. Yifuzaga ko ikintu cyose gikwiye gukorwa mu gihe cyacyo kandi ntihabeho kwitiranya inshingano. Yashaka kugaragaza ko umuntu mu kuremwa kwe hari inshingano afite ku muremyi we. Afite inshingano yo kuramya Imana, afite inshingano yo guhimbaza Imana, afite inshingano yo kunezeza Imana nk'umuremyi we. Ariko ku rundi ruhande anagaragaza ko uriya muntu atuye mu gihugu kandi igihugu kigengwa n'amategeko, igihugu gifite imiyoborere. Iyo ubwo buyobozi nabo agomba kubwubaha kandi hari ibyo agomba ubwo buyobozi cyangwa se icyo gihugu atuyemo. Noneho aravuga ati rero ntabwo ari byiza ko iby'umuremyi wawe ubyitirira Kayizari cyangwa se igihugu utuyemo, ariko n'iby'igihugu nabyo ntuzabyice mu izina ryo gukora iby'umuremyi wawe. Biruzuzanya rero kuko nk'uko abambanjije babivuze, profesi yabivuze, mu nshingano ikomeye Imana yahaye umuntu, yamuhaye gutegeka isi n'ibirimo byose. Urumva rero gutegeka isi n'ibirimo byose ari kurangiza neza inshingano y'umuremyi we. Nakora rero ibijyanye no kurinda isi no kuyigira nziza, azaba ari kunezeza umuremyi we, ariko azaba arangije n'inshingano ze nk'umunyagihugu mwiza. Ntabwo rero bibangamye, biruzuzanya. Ahubwo abantu tugira kamere yo gushaka kwiyorohereza kubera ko tudashaka gusimbuka urukiramende rurerure, ariko birasobanutse. Nanjye njya soma Bibiliya ndetse na Korowani ndayisoma. Yego. Ariko reka ngaruke wenda nko kuri Bibiliya turebe Imana itoranya Isiraheli biba ubwoko bwayo. Ese pastor, hari ingero dufite twahera muri Isiraheli ubwayo nk'abantu Imana yabikije ubutunzi bw'ijambo ryayo? Nkoresheje iyo mvugo ngerageje kubigana namwe uko mubivuga, twafatiraho ingero zifatika, kuko murabivuze hari ingero dufite muri Bibiliya zerekana yuko abantu Imana yatoranije bari bafite n'igihugu bagomba gukunda no kurinda. Murakoze cyane. Urebye nta n'ikindi cya mbere Imana yahaye abisirayeli nk'igihugu, kuko umurage wa mbere yahaye sekuruza wabo Aburahamu ni igihugu, niryo sezerano rya mbere. Ndetse mu itangiriro 12 Imana yambwiye ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Uve muri uriya Bakarudayi. Uve mu kindi gihugu ariko ujye mu kindi. Ibyo byose birumvikana ko ubutaka, igihugu niryo shingiro ry'ubuzima ku muyuda, burya ku mwisirayeli. Ndetse niba hari ikintu abasoma Bibiliya barabizi ko umuvumo wa mbere abisirayeli babona iyo bakoze icyaha ni ukubura igihugu, bagatatanira mu mahanga. Kandi iyo witegereje igihe bavaga mu Egiputa, icyo Yakobo yabasabye sekuru, ababwira ati muzajyane amagufa yanjye muzayashyingure mu gihugu cyanjye. Nubwo yaramaze imyaka irenga 400. Nubwo yaramaze imyaka irenga kuri. Ndetse ngo n'amagufa ya Yosefu ye barayajyanye nabo bayashyingura mu gihugu cyabo. Kuko buriya niba hari ikintu umuntu yabura akaba arabuze rwose, icyo bita kunyagwa zigahera, ni ukubura igihugu. Kuko ubu turi Abanyarwanda kubera ko hari igihugu cy'u Rwanda. Ariko niyo bajyaga muri ibyo bihugu by'amahanga, dufate nk'abantu nka ba Daniyeli, Saduraka na Meshaki bagiye i Babuloni n'abandi, wabonaga ko bahora batekereza igihugu cyangwa ngo banasengaga ngo n'amadirishya yerekeye i Yerusalemu cyane. Na Zaburi 137 arabivuga neza ngo Yerusalemu we ngo ni nkwibagirwa. Yerusalemu ni umurwa mukuru, nuko avuga ngo Kigali we ngo ni nkwibagirwa. Ngo ururimi rwanjye ruzafatane n'akanwa, nuvuga ngo sinzongere kubaho ninibagirwa igihugu cyanjye. Ikindi burya mu Bisirayeli iriya ndirimbo yabo yubahiriza igihugu nimwe mu ndirimbo nziza, ariko baravuga bati ibyiringiro byacu bizahoraho. Iri mu gihe burayo ngo bizahoraho, tuzahoraho mu gihe tuzaba dufite ibyiringiro byo gutekereza byo gusubira mu gihugu cyacu Yerusalemu na Siyoni. Urumva rero ni ukuvuga ngo igihugu rwose niryo shingiro ry'ubuzima muri Bibiliya. Urakoze mama Hortense, wenda aho ndashaka kuhagaruka cyane. Dufite ingero, ibihamya bigaragaza yuko n'igihugu cyaba kibasiwe n'abanzi. Dufite muri Bibiliya zigaragaza ko
abantu bahaguruka bakarengera icyo gihugu cyabo bishingiye kuri Bibiliya atari ya magambo y'abanyapolitiki? yego reka ntange urugero rwa Yohana Umubatiza. Abantu baje kwihana ibyaha bakamubaza bamwe ngo tugire gute, none ngo abasirikare baramubaza ngo ese twebwe tugire gute, ntabwo yigeze ababwira ngo nimuve mu gisirikare. Ni ukuvuga ngo imihamagarire iratandukanye. Njyewe sindi umusirikare, wenda sinzanawe ko maze no gusaza, ariko umuntu ahamagarirwa kurwanira igihugu, kandi amategeko agenga igisirikare Bibiliya irayemera. Njyewe ndi umuturage nakora nk'abaturage, ariko amategeko agenga igisirikare Imana irayemera. Rero Bibiliya irabishyigikira. Nk'uko mvuga, hari igihe tuvuga ngo twizera Imana, ariko mu by'ukuri ntitwemere kwiga ijambo ry'Imana, ntitwigishwe n'abaprofesa nk'aba ngaba, bigatuma imyemerere yacu isa nk'icuramanzi, noneho ibizima ntitubimenye kuko tutaryize. Buriya ni ikibazo kuba mu kintu kandi ntiwemere no kukiga, bituma ugikora nabi. Rero n'urugero ugeze kubaza umukozi w'Imana Fenuel kuri Yesu n'umusoro, iyo aba Yesu adashyigikira ibyo ntiyari gusora, ariko yagikuye yaranagitanga arasora. Ni ukuvuga ngo rero rwose bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ikindi ku bijyanye n'igihugu ni uko uburyo impunzi ifatwa muri Bibiliya, ni umuntu uri vulnerable, ni umuntu watakaje uburenganzira, bigaragara ko igihugu ni ngombwa kandi ni umugisha. Umuntu rero yubashye Imana afata n'umugisha yahawe akawuha agaciro. Rero rwose Bibiliya irabishyigikiye. Murakoze cyane. Fanuel, nigeze kuvuga ngo uri intwari, nibyo kuri intwari y'Inyange hari amateka y'uko abanyeshuri banze kwitandukanya bishingiye ku moko, bagaharanira ko bose ari Abanyarwanda, biza gutuma muba intwari z'Imena, nibyo nari nkomojeho. Ariko indangagaciro rero zaranga uwo muntu wemera Imana, hari icyo ubona zazana nk'inyongeragaciro noneho muri kwa kubaka cya gihugu no kugiteza imbere kuruta wenda n'uko undi wese yabikora? Cyane rwose, kubera ko hari icyo bita mbese ni inyongeragaciro, kubera ko urumva umuntu wubaha Imana, wizera Imana kandi agakunda n'igihugu, aba afite icyo nakwita double motivation, aba afite ibintu nka bibiri bimusunika. Icya mbere arasunikwa n'umuremyi we gukunda igihugu no kugikorera, ariko icya kabiri arasunikwa n'igihango cy'uko ari umunyagihugu. Urumva ari uwo muntu afite imbaraga ebyiri zimusunikira gukunda igihugu no kugikorera. Nanatanga n'urugero nk'uko rw'amateka yacu. Muri kiriya gihe turi Inyange, ibintu byatumye ku rwanjye ruhande ndetse n'abagenzi banjye twanga kwitandukanya, harimo no kwemera kwacu, kuba nizera Imana, kuba nari nzi ko Imana duhamagarira gukundana tukaba umwe, narigishije ijambo ry'Imana ry'urukundo. Iryo ryo ubwaryo ryansunikiye kutitandukanya na bagenzi banjye, ahubwo rinsunikira kubana nabo ndetse kugeza igihe baturashe, bamwe bakicwa abandi bagakomereka. Urumva twabikoze, twasunitswe no kwemera kwacu, twongera dusunikwa n'uburere twahawe, dukunda igihugu, ariko tunuzuza n'inshingano zacu nk'abakristo. Wowe wigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, hari ikintu waba wibuka nk'ijambo ry'Imana mwarimo mwiga icyo gihe, mwari mwize icyo gihe ku buryo uvuga uti ibi n'ibyo kurya by'umwuka byari byadufashije? Ndavuga ibintu bibiri. Cya mbere ku rwanjye ruhande, kuko baturashe ariko wa kabiri mu ijoro ry'uwa 17 ishyura 17 ishyura 18, jyewe ku cyumweru nari nigishije ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14, rivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Nari natinze cyane ku ijambo rivuga ngo kubana n'abantu bose amahoro. Iryo jambo ryera ngo bose, ni ukuvuga ngo ntarobanura uwo ari we wese ubane nawe amahoro. Nkange iryo jambo ryambere igitsikamutima, naravuze nti se ko nigishije kubana n'abantu bose amahoro, bikaba bibaye ngombwa yuko badusaba kwitandukanya, ni iki nkwiye gukora muri iki gihe? Iryo ryari rimwe. Ariko igitangaza gikomeye ni uko mu mwaka wa 5 bari bahari, bo babarashe bamaze gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 31, haravuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo se ni ukurenganywa? Ngo se ni ibyago? Abo nawe umwaka wa 5. Yego, ni amakuba n'ibindi n'ibindi. Nahoze nsoma ko madamu wawe nawe w'intwari, hari ikinyamakuru yabwiye yuko bari basomye iryo jambo. Ibyo uvuze nibyo? Nibyo rwose, bari barisomye, bivuga ngo ese ni inkota, ese ni amakuba. Noneho aharangiza aravuga ngo oya, nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Byumvikana kwemera no kwizera kwacu burya kugira uruhare runini cyane mu kutubanisha n'abandi no mu gukunda igihugu. Ahubwo niba kwemera no kwizera kwanjye bitatuma mba umuturage mwiza w'igihugu, naba mfite ikibazo mu kwemera. Mama Hortense, ibyo avuga nibyo, ariko unarebye n'impanuro zatanzwe muri ariya masengesho yo gusabira igihugu,
madamu wa perezida wa repubulika yagarutse cyane nanone no ku muryango, ku bibazo byugarije umuryango. Mbere na mbere uburere buhabwa abana, amakimbirane y'umugabo n'umugore agenda akazana ingaruka zikomeye ku bana, bakazavamo abantu bahohotera abandi, abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Iki kintu kuba cyaraje, hari mu basenga hari abantu bavuga ngo ijambo riziye igihe, cyangwa Imana yadutumyeho ubutumwa bunubu. Uratekereza, sinzi niba ureba madamu wa perezida wa repubulika avuga buriya butumwa, uko umubona wowe usanga uri umuvugabutumwa, yenda we ari mu rwego rw'ubwo buyobozi n'iki, sinzi uko wakiriye buriya butumwa cyane cyane ibyo imiryango. Reka nongere mbishimira Imana byonyine kubona First Lady n'icyubahiro cye akotinga Bibiliya, kuri jyewe ni igitangaza. Avuga imirongo ya Bibiliya kandi yarayivuze nyine nk'uko tujya tuyivuga, kuvuga ngo ntabwo wakunda Imana utareba, nako ntiwabeshya ko ukunda Imana utanayireba, unanirwa gukunda mugenzi wawe n'ibindi, urukundo rwaba ari ikinyoma. Rero ni umugisha, kuko mu by'ukuri imyizerere nk'uko twabivugaga y'ukuri itarwaye ishyigikira ibi yavugaga. Ubu butwari bw'ukuri urumva bwashingiye no ku myizerere yabo, nubwo umuntu ashobora kwigishwa nabo akayigira, ariko iyo byavuye ku myizerere ibi bintu birama kandi bitazasenyuka. No kugira ngo umuntu agire umuryango muzima, imyizerere itarazanye impinduka muri njyewe iba atariyo cyangwa iba itaranabayeho, ariko imyizerere ivugurura uburyo dutekereza n'uburyo duha agaciro buri muntu. Noneho umuryango by'umwihariko, umuryango watangijwe n'Imana. N'Imana yarebye Adamu navuga ko ibihagije byasaga nk'ibihari, ari mu busitani bwa Edeni buri mwizahabu, afite ibyo kurya, ariko Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, imuha umuntu bagomba kubana. Umuntu ni ikiremwa cyagenewe kubana n'abandi, ibabwira ibyo kubyara, bahinduka umuryango wa mbere wabayeho kubizera Bibiliya. Rero ni iby'agaciro kubona tufite abayobozi babiha agaciro, babona ko umuryango ari uw'ingenzi, nubwo umuryango wugarijwe, ariko byibuze dufite ibyitegererezo by'abantu bahaye agaciro umuryango, dushobora kuvuga ngo uyu twamureberaho. Ibi akenshi biravugwa cyane n'amakuru yo abaye bavuga imyuzure n'intambara niko bimera, ariko ni umugisha kuba dufite ubuyobozi bw'igihugu bahaye agaciro umuryango ndetse bunabivugaho. Ngewe uku kubivugaho mbiha agaciro, kuko kubivugaho ni umuti wo gukiza, kuruta kubyihora tuvuga ngo twagushyishyano byarananiranye, amagora asenyutse, abana baratunaniye, tubyihorere. Ariko kubivugaho ni nka campaign, ni nko gukangura, birankangura bigakangura undi bigakangura undi, tukavuga ngo reka none uwanjye wenda niba utararwaye ngize umugisha, reka nkumire. Harimo n'uwabivuze wari uri muri pano, reka nkumire bye kuhagera. Hanyuma niba hari n'uburwayi bwaje, reka mvuze, reka ngire icyo mbikoraho. Rero ni umugisha dufite kubona bivugwaho, ni imwe mu miti, kandi noneho byarinda n'abakiri batoya kuvuga ngo burya umuryango nkuhaye agaciro. Ari ikiganiro cyangwa cyitwa ngo umuryango wanjye ngukomeyeho. Ni byiza ko dukomera ku miryango yacu. N'ukiri mutoya yajya no gutera izo ntambwe, akaba azi ko gushaka no kubaka urugo si nk'umwambaro w'ishati umuntu yambara nimugoroba akawukuramo, akagenda yaramenye ko bifite agaciro, ko ubuyobozi bw'igihugu bihaye agaciro, ko imyemerere tubihaye agaciro, nawe akabyinjiramo yabyiteguye kandi yiteguye kubibamo. Nabaza mvuga ko kino kiganiro cyabaye cy'umugisha, kuko sicyo nari buganireho, nabibwira abadukurikira. Hari ikindi kiganiro twari buganireho, ariko kiza gupfa mu masaha atinze, ari nayo mpamvu mbashimira cyane kuba mwaje. Rero nari ngize umugisha wo kubabona mama Hortense turi kumwe hano muri kiganiro, kuko njya mbona ibiganiro utanga cyane cyane byibanda ku muryango, uri umujyanama w'ingo nyinshi, izuzi n'izo utazi. Ese nka buriya iyo umuyobozi nka First Lady azanye kiriya kintu cy'umuryango, nk'abantu bari muri iriya tsinda, bari abayobozi bato wenda n'abayobozi ku nzego zitandukanye, hari abatari bahari, icyo abantu baba bakwiye kumva n'iki kiba gikwiye gukorwa n'iki nyuma yaho? Reka ndimo ndabitindaho, ariko ni umugisha. Kera navuga ngo kera ntarita ku by'Imana, ariko mvuga twigeze gusura urugo rumwe, bari abayobozi muri iki gihugu, bari mu nzego z'ubuyobozi, ngira ngo yari ministre. Tugezeyo dusanga barimo barasenga. Yarahinduriwe imyanya, uwo mukozi w'Imana yarahinduriwe imyanya, agiye kujya kuyobora ikindi kintu nacyo gikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni mu myaka ya kera, muri za 1996 ngira ngo nkaho ngaho cyangwa na 7. Noneho tubona arapfukamye, baramusengeye. Noneho mu mutwe wanjye n'umugabo wanjye twanabivuganyeho, turavuga ariko se uriya muntu w'icyubahiro tubona nta kintu na kimwe akeneye, ni gute yiyambaza Imana? Kuko mu ijambo yavuze ngo Imana yanshoboje ibingi izanshoboze no muri imyanya ngiyemo. Reka mvuge ko kugira umugisha wo kuba umuntu ari muri pozisiyo hejuru agatanga icyerekezo cyiza, ubwabyo bifite message iremereye. Ibyo byose bari abayobozi batoya benshi bahari, kandi nabyo ni umugisha kubona dufite abayobozi batoya bafite imyaka y'ubusore yo gukora kandi bafite ubwenge. Ariko nagira ngo mvuge ngo ubwabyo ni message. Iyo
nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika avuze ngo umuryango ni uwo gushyigikirwa, umugore si uwo kwambura agaciro. Tubwire abagabo bakiri batoya, abasore bakiri batoya bamenye ko bazafatanya n'abadamu babo imirimo. Ndahamya neza ko mu mutima w'umuntu ukiri mutoya, mu mutima w'umuntu ubikurikira ahita avuga ati none se uriya mudamu udafite icyo akeneye kubirebeka n'amaso, uriya mudamu w'icyubahiro uri ku mwanya uyowe, niba bihaye agaciro njyewe ndinde kugira ngo nabihe agaciro. Rero ni iby'agaciro kuri twebwe abasanzwe babishyigikira, ariko nongere mvuge ngo ni umugisha kubona umuntu abivuga anabihagazemo. Tutirengagije ko mu bihugu bya Afurika dushobora kubona abayobozi b'ibihugu badahaye agaciro umuryango. Niba umuntu ashobora kugira abagore 3, 4, 5 ruba ari urugero rutari rwiza ku bakiri batoya. Rero ni umugisha. Amategeko se yabo ko ababyemera. Iya amategeko ababyemera, ariko hari ikintu tubwe tutaratangira, urusaku rw'ibyo dukora rubuza ibyo tuvuga. Rero ni umugisha ukomeye. Murakoze cyane Pastor Professor Viateur, mwari mumaze akanya ngira mutekereza nari nzamuye kino kintu cy'umuryango, kuko urebye ibibazo biri mu muryango muri iki gihe no kuba byaragarutse muri ariya masengesho, nari mubaje ntese urabona nk'abantu bahavanye izihe mbaraga, urabona bagiye gukora iki? Hari abayobora amatorero, hari abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, uratekereza ko hari ikintu kiyongera ku byakorwaga bite? Nibyo rwose, kandi nk'uko Pastor Hortense yaramaze kubivuga, ziriya ni imbaraga zikomeye. Iyo abayobozi bakuru b'igihugu cyacu ubona bafashe umuryango nk'ipfundo rikomeye ry'iterambere ry'igihugu cyacu, kandi birumvikana kuko izijya guhona zihera mu ruhongore. Utiteye ku muryango ngo wite ku bana bakiri batoya, igihugu cyacu ntawe cyaba kigana. Ni ukuvuga ngo rero urebye bariya abayobozi bari hariya buri gihe bahora n'abatari bahari duhora twiteguye abanyarwanda kumva impanuro z'abayobozi bacu dukunda, kandi tuzi neza tudashidikanya ko ari Imana yabaduhaye kugira ngo batuyobore muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo rero ko iyo ririya jambo risohotse kuriya iba ari porogaramu iba ari gahunda, ubwo tuba tuyinjiyemo, tuba tugiye mu ngamba. Ni ukuvuga ngo buriya haba mu matorero, haba mu yindi miryango, haba no mu miryango yacu, buriya umurongo waratanzwe, buriya twinjiye mu ngamba. Ese ubona koko amadini n'amatora afata umwanya uhagije wo kwita kuri ibibazo bijyanye n'imiryango? Kuko tunavugishije ukuri, bame iyo batumije inama nzi ukuntu bigenda, genza ukuntu bigenda kugira ngo abaturage baze. Namwe abapasiteri n'abayobozi mwatumije nzi ukuntu bigenda. Hari ukuntu ibyo byose byoroheye abanyamadini kubona abantu no kubageraho. Ubona koko bakora ibikwiye kugira ngo nk'ubutumwa nk'ubwo bugere mu bantu, mu miryango? Yego, yenda umuntu yavuga ngo yakoze ubushakashatsi, ariko nzi ko mu madini menshi harimo za departoma z'imiryango. Nko mu itorero Anglikani bafite icyo bita Mothers Union, bafite Fathers Union, bakagira na Youth Union. Ni ukuvuga ngo iyo miryango rero yose ni ukugira ngo umuryango urusheho gusigasirwa. Ariko no mu yandi madini, no mu yandi matorero, nzi ko harimo za departoma nk'izo zishinzwe umuryango. Gusa icyo umuntu yavuga ni uko urebye igihe turimo muri iki gihe biradusaba gushyiramo imbaraga nyinshi. Uvuze mu Bangirikani hari n'icyo bita amatorero shingiro, mu Bagatulika hari imiryango remezo n'abandi. Urumva, mbega muri rusange muri iki gihe icyo umuntu yavuga ni uko rwose ubu duhanganye, turi mu ibihe bikomeye by'ikoranabuhanga, aho abana bashobora kugera ku bintu bimwe wowe utanashobora gukontorora nk'umubyeyi. Turi mu bihe bikomeye, ibihe isi ubona yabaye umudugudu, ku buryo ibishobora kutwataka cyangwa gusenya imiryango ubu muri iki gihe bisigaye byoroshye, si kimwe na kera. Biradusaba rero yaba amatorero cyangwa se n'izindi nzego gushyiramo imbaraga cyane kuruta uko twabikoraga kera. Fanuel, ntabwo ndibuzana imibare cyane, za gatanya zariyongereye. Kera baravuga ngo zirara zishya bwacya zikazima, ubu hari n'igihe zitazima, ubibona ku bana ukabonera hehe. Hari icyo nita mutation sociale, hari impinduka zirimo ziba muri sosiyete cyane, binanyuranye n'umuco wacu nk'uko wabivuze, isi yabaye nk'umudugudu. Ese urabona nyuma y'impanuro nka ziriya hamwe n'ibisanzwe bikorwa muri leta, ndibaza ko hari ibisanzwe bikorwa, urabona ari iki cyakiyongeraho? Ni byiza cyane, twakomeje kubitinda, ariko mu mpanuro zitandukanye twahawe na nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika harimo no kwibuka ko umuryango ari wo shingiro ry'igihugu, ikindi
yatinze cyane ku bumwe bw'abagize umuryango. rega n'ishingiro ry'ayo madini n'amatorero. Ubumwe bw'abagize umuryango nk'ishingiro ryo gutera imbere k'umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Imbaraga zabo zishyizwe hamwe nizo zatuma umuryango utera imbere kandi igihugu kigatera imbere. Ntekereza ko nyuma y'izi mpanuro ndetse n'ariya masezerano n'ibindi byose byakozwe ku rwego rw'amatorero ndetse n'imiryango hakwiye gukazwa ingamba. Ikintu cya mbere cyatinzweho kandi tubona gikomeye ni ukongera gutekereza ku burere bw'abana mu muryango bidakwiye guharirwa umudamu. Twatinze cyane tugaragarizwa ukuntu hari inshingano nyinshi abantu bumvise nabi cyangwa se barekeye umubyeyi umwe w'umumama, tugatekereza ko ari we uzikora. Muri uko kumuterana inshingano niho usanga ko uburere bw'umwana butuzuye. Tuzatinda cyane ku burere bw'umwana mu buryo bwuzuye, ariko umugabo arugiramo uruhare rugaragara, kuko umugabo kutagira uruhare mu burere bw'umwana niho haboneka icyuho kinini. Kandi mu iterambere turimo n'isi turimo uyu munsi, umugore yahamagariwe guhaguruka nawe agakora ibikorwa biteza imbere urugo ndetse n'igihugu. Umugabo rero nagenda agafunga iyo nguni yo hirya, ntiyibuke ko umugore nawe agira uruhare mu kubaka umuryango ndetse n'igihugu ngo azamwuzuze, ntabwo bizakunda. Hari n'ikindi twavuzeho kandi na madamu wa perezida wa repubulika yakigarutseho cyane, cy'abantu batekereza ko nta gihe bafite, noneho ibintu byose bagatanga excuse cyangwa ko nta gihe bafite. Ariko hari ingero nkeya cyane abantu batindaho z'uko dushobora gukoresha igihe gito dufite ariko tugaha abana bacu uburere. Nabahaye ingero nk'eshatu. Uyu munsi abagabo dukwiye gukura amaboko mu mifuka, ya mirimo tutakoraga tukemera tukayikora. Umugabo niyemera gukora imwe mu mirimo yo mu rugo, urugero natangira guteka azafatanya n'abana. Iyo uri guteka ari kumwe n'abana, abana bakubwira inkuru nyinshi, bakubwira ibyo biriwemo. Ko yabaye inganzwa. Aho niho tugomba guhindura imyumvire. Ariko hano muri inganzwa ntiba. Yego, hano muri Kigali no hirya no hino tugira amajaride cyangwa se ubusitani. Iyo uri kuhira ubusitani abana bagufasha, bakubwira amakuru. Abanyamujyi n'abandi tugira igihe cyo kujya muri siporo. Ukoze marishe y'isaha yose mwihuta, iyo mugarutse mwese mumaze kunanirwa, baza bakubwira inkuru, baza bakubwira amakuru. Birya byose bakubwiye rero ubiheraho ubafasha gutera imbere mu myemerere no mu Mama Hortense, yenda mwebwe muri mu bijyanye n'amadini n'amatorero, umuryango ndawutindaho cyane kuko nk'uko mwabivuze n'iteko nshinga ry'u Rwanda bivuga ko ariho shingiro kamere y'imbaga y'abanyarwanda. Reka tunarebe muri leta nayo. Ubona inzego za leta zo zikora ibikwiye, kuko hari nk'umuntu usanga atuye hano i Kigali, umugore wakorera Rusizi, undi akorera hehe. Hari abambwira bati hari igihe abantu bageragezaga byibura abantu ukavanaho ibintu byatuma abantu batazabana hamwe nabo ubwabo. Wenda ubuzima bwarahindutse, nagira ngo umbwire leta yo ubona ari shyashya, inzego za leta wowe ngurebera ku ruhande. Leta ntago nayishinja, iki gihugu cyavuye mu rupfu. Umuvuduko w'iterambere no gusana wari mwinshi kandi wari ngombwa, ndetse na n'uyu munsi nubwo ari intambwe yatewe ariko ibikenewe ni byinshi. Uwo muvuduko rero, hari igihe umuvuduko ushobora guhitana ibintu bimwe. Tuvuga urugero, abantu barakoraga bagomba kwiga nimugoroba, bagomba kugira ngo abatekinisiye abarimu bapfuye, abantu bagire ababisimbura. Uwo muvuduko rero ni mwiza ku ruhande rumwe, ariko n'impamvu hariho ibiganiro nk'ibi, impamvu hariho umwiherero nk'uriya, ni ukugira ngo noneho ko tumaze kugira igihugu akaba nta nduru ikirimo, ese twabijyanisha gute? Hari kampeni yigeze kuba nayumvise hirya no hino mu bigo bya leta yitwaga triple role. Kuba umuyobozi, ukaba umubyeyi, ukaba umugore cyangwa ukaba umugabo, ibintu nk'ibyo. Rero ntekereza ko iki ni igihe wa mugani, iki ni igihe cy'uko none nitubigendanisha. Ibyatwirukansaga byinshi twarabisize nta bihari, ariko nitwibuke ko hamwe no gushaka ibyiciro by'ibirenga by'amashuri arengaho, hamwe no gushaka amafaranga arenze ngo twubake ayandi mayetaje, ariko ababyeyi nitugaruke mu rugo. Hari ikintu kitagira gisimbura. Presence y'umubyeyi mu rugo ntigire gisimbura. Ntisimburwa na televiziyo, ntisimburwa n'amafaranga, ntisimburwa n'ibikinisho, ntisimburwa no kuzaha umwana vacances rimwe mu mwaka, kugaruka mu rugo. Kandi isanga bishoboka, kuko akenshi tuvuye mu mirimo no mu nshingano zitandukanye no gukorera kure no hirya, ariko iyo tugarutse dushyiramo sociale nyinshi y'abantu bakuri, tukibagirwa abangombwa badafite abandi bantu. Abana twabyaye nta wundi papa na mama bazagira, ariko batante n'ababyara watahiye ubukwe nabo mukorana nabo mwiganye na picnic n'ibimina, biriya bifite ibyabisimbura. Rero reka twibwire twese tubyibwira, reka tugaruke mu rugo. Nkaho leta yo nese ikeneye abameyi, ikeneye abagavana, ikeneye kandi bagomba kugenda hirya no hino, ibyo ntibyavaho. Ariko se iyo akazi gapangwa, ubu ndavuga mu kazi no muri iyo myanya yose, abantu bajya batekereza ko bafite imiryango, iyo ubireba uko babipanga.
impamvu iyo porogaramu yabayeho ya triporole nibaza ko nayo leta yabarebye nyirago zari gahunda z'umuryango wa FPR hari ntekereza ko nabo baribyo bagasanga hari icyuho umuntu arimo arakora akagira success mu kazi ariko wajya gusanga ugasanga umuryango warasenyutse ugasanga abana rero nibaza ko ni ikibazo twese kitureba nyuma y'akazi kuko kagomba kuzakora ariko umwanya muto mfite ni ingaruke mu rugo ningera mu rugo ngo nkomeze muri telefone no muri mashine kandi akazi karangiye. Professor Viateur iyo ngingo ndagira tuze kuyivaho ariko nabonaga ufite ibitekerezo byinshi uko mbireba ni indangagaciro dukeneye zanakomojwe kugira ngo umuryango wacu ugire ireme w'umuryango koko ufashe igihugu kigiraho gifata abantu bayobore babibona babasimbura igihugu gikomeze kubaho imyaka myinshi abantu batareyishwe n'ibyo biyobyabwenge n'ibindi byangiza abantu. Urakoze cyane. Usibye ko tugira Imana igihugu cyacu kikaba ari n'igihugu cy'abakristo Abayisilamu barahari abatagira idini barahari umudendezo. Yes, turi leta iri laïque leta itagira idini ariko 90% kubera ko abakristo ari benshi bo ni benshi imibare ntawanerewe mvuze ibyo. Yes, ni benshi. Dufite indangagaciro za kinyarwanda indangagaciro za gikristo ariko n'indangagaciro z'abemera Imana byo nashaka kuvuga. Ntekereza ko rero icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ariko ikiruta byose ni ukwita ku bana hakiri kare ni ukwita ku rubyiruko noneho za ndangagaciro abantu bagatangira bakazigishwa. Muzi ko mu gihugu cyacu hari itorero ndetse igihe n'itorero ry'abato ryaraje gutangira gutoza abana bacu izo ndangagaciro za kinyarwanda indangagaciro z'ubumuntu z'ubupfura indangagaciro zo gukunda umuryango ariko no gukunda igihugu cye noneho kubemera Imana ho tukongeraho za ndangagaciro z'iyo Mana twemera aho idini ryose waba urimo. Icyo ni kimwe. Ikindi ni ugutangira rwose ko abantu bagiye gushinga ingo bagomba kwigishwa. Akenshi uzabona igihe cyo gushyingirwa abantu baba bari imbere cyangwa imbere ya pastor ariko wenda aho barimo baragenda bigisha na padiri igihe kinini ariko n'abashyingirwa imbere y'ubutegetsi bwite bwa leta bagombye gufata igihe kinini cyo kwigishwa kuko izi za gatanya zigenda zirushaho kwiyongera. Akenshi hari igihe abantu bamwe baba batarigishijwe ibibategereje mu ngo. Ni ugutangira kwigisha cyane cyane urubyiruko ni ugutangira kwigisha indangagaciro abantu bakiri batoya. Ntekereza ko ibyo abantu bashyiramo imbaraga hakongerwamo noneho n'izi ngamba z'uko abantu bahura bakaganira ku bibazo bitwugarije nk'umuryango byugarije umuryango nyarwanda bishobora kuzagira. Ese ubundi hari ahantu umuntu yigira kurera hari ahantu umuntu yigira ukuntu umuntu aba umugore cyangwa umugabo mama Hortense yabyigira ku bandi kera barabyigaga. Ikindi yabyigira mu muryango buri ahantu hambere dukirira cyangwa tugapfira ni iwacu mu rugo. Siko mbona bya bride shower buriya bride shower ni umunsi umwe ni umunsi umwe kandi ukabibwira umuntu unaniwe urimo tekereza amasahani ataguze urimo ariko impamvu ntayiga 100% ni uko ijambo ryiza ryose burya rimeze nk'imbuto arakagwa mu matwi y'abari aho ngaho ariko ntabwo wakubakira urugo kuri bride shower biba byaranatinze byinshi biba byaranapfuye. Ikindi hari igihe nanone ikorwa cyangwa izo nyigisho zitangwa n'umuntu udakwiriye kuzitanga reka bariko mvuga nawe ufite ibindi yishe akanabivuga nabi ugasanga ahubwo atahamuye umwana w'umukobwa ugiye gushaka ko nta kiza kiba mu rugo iyo nta kiza kiba gihari ntabwo twari kuba dusaziyeyo ugasanga rero byatanzwe nabi. Ariko mu muryango ni haba hazima n'abana bazahakurira azakura nk'umusore uzaba umugabo n'umukobwa uzaba umugore muzima uzubaka umuryango we kandi n'igihugu kikaba kirubatse. Hari amagambo nasomye ngo umuryango urugo rw'umugore n'umugabo ni nk'umudugudu wagoswe n'abanzi. Ni ukuvuga abawurimo barashaka gusohoka abari hanze barashaka kwinjiramo. Iyo mvugo ivuga iki mama pasteur? Iyo mvugo n'ubwa mbere nyumvise iyi philosophique ngo abawurimo barashaka gusohoka abari hanze barashaka kwinjira. Navuga ko ari imvugo ishobora gutera nk'umuntu mw'ubwo bukuntu ukurya avuga ati kandi n'ubuzabyumva no mu mvugo y'abatoya aho bavuga ngo
ngo ni imiserero ngo gushaka ngo ni imiserero ubundi ngo ni ukwizirikaho igisasu ubundi byagize amazina menshi akaba yavuye nko gusinya mu murenge ati nakiziritseho ariko byose ni ukubura urugero ni ukubura inyigisho nzima niyo mpamvu abavuga ibyiza bakwiriye kurangurura inkuru mbi ntizibe nyinshi kuko tuzavuga basenye tuzavuga imibare ya divorce ariko ntabwo tuzavuga bubatse ntituzavuga ingo nziza ntituzavuga feneweri ujyana umwana kwa muganga bakamubaza impamvu umugore ataje kandi nyamara barahari reka ibyiza nabyo bivugwe bijya hagaragara noneho abakiri bato babirebereho ahantu rero umuntu yigira kurera no kuba umugore ni ku bandi ariko fano wahoze uvuga ngo dufashe ngo abagore bacu ni na byiza ariko singiye kuvuga uwo muntu uwo ari we yahetse umwana we umugore niwe waje aramwambara turamenyera utazavuga ngo narakora abadamu bo bafite ubwo burebe bw'uko abagabo bazabafasha ni ubukangurambaga buri ku mpande zombi kubera ko nanone reka nanasubira inyuma na bamwe mu bakubaza ati kuki wazanye umwana kwa muganga ntabwo ari abagabo gusa n'abadamu barabikubaza kubera bwa burere na wa muco bakuriyemo ariko ikintu gikomeye madamu wa nyakubahwa perezida wa repubulika yatuganirije ku munsi w'ejo yaravuze ati namwe muri aha ngaha mwakiriye ubutumwa nimugende mujye hanze mu ambasaderi b'ukuri mufatanye kurwanya ikibi mukunda icyiza yabivuze mu buryo bubiri cya mbere nimutinyura abantu bamenye ko urugo ari umugisha ko urugo ari ijuru rito icyo ni cyambere icya kabiri bibatera ubwoba nyine kuko nangajoma cyane commitment ikomeye baba bakoze icya kabiri ku rwego rwo gukunda igihugu hari benshi bagisebya bakivuga uko kitari ni mwemere muhaguruke muvuge igihugu uko kiri aho ngaho ndaje mbigarukeho ntabwo nguciye mu ijambo First Lady yavuze navuga ko ari nk'indyo yuzuye yarimo ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara reka mwumve agace gato nanone ararikira abantu kutifata gutyo gusa kandi igihugu kirimo gisagarirwa abantu bakikubita imijugujugu bagira bati abenshi muri mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu muzi ko gukunda igihugu bishobora kugeragezwa na byinshi birimo imigambi y'abatatwifuriza icyiza ibibazo bishingiye ku bukungu cyangwa imibanire n'ibihugu ibi kandi bitugiraho ingaruka nk'igihugu bene u Rwanda mwebwe bato beza bacu mubitekerezaho iki mubikoraho iki hano hari abantu bangana iki muri mwe bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatinyuka kwamagana ikibi ubu koko murushwa induru n'abakora ikibi birakwiye yuko mudakwiye kugira isoni ko abantu bakunze gukora ibintu bidahwitse nibo bakunze kwitwa ko bari cool nibaharira space bonyine mukwiye gutinyuka mugahangana nabo mukabarusha amajwi mukagira ibyo musangiza urubyiruko twese dushinzwe hari igihe abantu bifata bagira icyo bavuga nk'ibyo bintu twabonaga by'abantu bavuga nabi igihugu basenya niko navuga madamu wa perezida wa repubulika aravuga ati koko babarusha induru mama Hortense icyo navugaho ni uko imana yaduhaye imihamagaro itandukanye buri muntu afite ahantu ahagaze kandi avugira nkoze umurimo nshinzwe gukora wo kwigisha ijambo ry'imana abantu baryumva kandi barishyira mu bikorwa bazi kubaha ubuyobozi bazi gukunda igihugu bazi gukora neza bamenya gukora neza icyo bashinzwe gukora nshobora wenda kudasubizanya n'umunyapolitike kuko ntari umunyapolitike wavuze nabi igihugu wagitutse kuko ntari we ariko mu bo nshinzwe kwigisha ijambo ry'imana haba harimo abantu bahagaze hirya no hino umuntu naryumva akaryubaha nk'uko riri azakora umurimo we neza muri politike kandi ntazaba ikiragi mu gihe cyo kuvuga azakora neza ariko mu itorero ry'imana cyangwa abo tuvuga ngo mu nzu y'imana hirya no hino mu bemera harimo abantu bahagaze mu misozi itandukanye harimo abacuruzi harimo abanyapolitike harimo abaki umuntu rero niyumva ijambo ry'imana nk'uko riri byo bindi navuze ngo imyemerere itarwaye nahagara mu mwanya we azavuga icyo akwiriye kuvuga Profesa iki kintu kijyanye n'abantu bagirira nabi igihugu bakivuga nabi abantu bazavuga bati twebwe turasenga ibyo ntibitureba reka twicecekere ibyo tubihariye abanyapolitiki urakoze cyane ubwa mbere niba umuntu akunda igihugu cye aba agishakira ibyiza aba agishakira amahoro kandi ni ngombwa ko dukunda igihugu cyacu kandi imbaraga zisenya ziba zigomba
byanze bikunze navuga ngo kurwanywa mu buryo bwe bwose. Yari arimo Pastor Hortense arimo avuga ati twebwe tubwiriza ijambo ry'Imana, ubundi muri rusange niba umuntu yumvise icyiza agomba gukora aba agomba kugikora, kandi kurwanya ikibi ntabwo ari icyaha. Ubundi ikibi tugomba kukinejeje icyiza byanze bikunze. Yakomoje ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga n'ubundi buryo, wenda si no kugira ngo ushyogoranye, ariko byibura no kuvuga ukuri. Hari igihe umuntu azaga kubita ikintu akabeshya, abantu bakamureka gusa bikamera nk'aho ibyo bintu ari byo. Oya, abantu b'Imana baba bagomba kuvuga ukuri, nabo bakagaragaza ibyiza bikorwa. Ariko nk'uko yarimo abivuga, hari na za foramu nyinshi abantu benshi bahuriramo ku buryo bashobora kubwira abantu, ariko hari no kwandika nabyo, kandi ntekereza ko abantu b'Imana kubikora ntabwo ari icyaha. Fanuel, niwe wari utangiye ibyo ngibyo, wanshimyeho nabagaragara nyine iki kintu kijyanye no kuvuguruza wenda abasenya ibyo abantu bashaka kugeraho cyangwa se no kubyangiza muri ubwo buryo. Ni byiza cyane. Hari ijambo ry'Imana Yesu yabwiraga abafarisayo n'abandi bamwizeye, arababwira ngo muzamenye ukuri, ngo uku niko kuzaba batura. Buriya ni byiza ko tugaragaza ukuri, kuko buriya bimwe mu mahame nize kandi nemera ni uko umwijima niwo uhunga urumuri. Iyo urumuri ruje umwijima urahunga. Twebwe rero nk'abizera, twebwe nk'abazi ukuri kuko igihugu kibayeho, uko kiyobowe, aho cyavuye n'aho kigeze uyu munsi, turasabwa kumurikira amahanga ndetse n'abanyarwanda bandi, kubereka ngo dore aho tugeze dore ukuri nuko. Noneho uko kuri niko kuzamurikira abantu. Ntabwo bisaba ubumenyi bwinshi cyane, ahubwo biravuga ngo cya gihe mara ni iki nshyira kuri social media, ni iki kigaragaza itandukaniro ryiza ry'ibiriho bindi bihasomwa. Na nibyo ejo mu masengesho ndetse no mu kuganira hariho ingero nyinshi nziza z'ingo zubatse neza. Urubyiruko rukwiye gutinyuka, ntibumve ko ari igisasu bizirikiyeho, ko hariho ingo z'amahoro, hariho ingo zibanye neza. Reka dufate izo ngero nziza z'ibyiza, aba arizo tubranding, aba arizo dushyira hejuru, kuko zirahari. Noneho bibera abandi urugero rwiza, kubera ko iyo umaze umwanya mu mwijima nawe uhinduka umwijima. Muri abantu b'aba opinion leaders, muri abantu bafataho ingero nyinshi. Reka mvuge wenda nk'urugero rw'ibintu nabonye. Hari nk'igihe wabyuka kuri social media ukumva umuntu aranditse aho ngaho ntazi ati buriya igice cy'amajyepfo cyose cyarafashwe, Nyaruguru yarafashwe, Nyamagabe yarafashwe. Undi akaza ati murareba n'u Rwanda buriya nta n'umuyobozi rugifite. Mama Hortense, uramutse ugiye kubwiriza abantu, uzi ko inkuru nk'izo ngizo zisirikira, kandi urabizi ko abaturage nabo mu ngeri zitandukanye hari ushobora no kugira urwo rujijo, wabirenga hejuru ukicecekera ukabwiriza ijambo ry'Imana uti Yesu azaza tujyane? Ntabwo nabirenga hejuru, ariko ubutumwa bugira igihe bukagira nabo bugenerwa. Ikindi nta nubwo tuguma mu bintu bivuga ngo tuzajya mu ijuru gusa ntidutuye ku isi. Ibibazo biri ku isi n'ibibazo biri mu Rwanda tubivugaho, ntabwo tubisimbuka. Gahunda za leta zifite umumaro tuzivugaho, tuzikangurira abaturage. Ntabwo turi hanze. Ikindi no muri za javu z'uturere n'abanyamadini barimo. Ni ukuvuga ngo ntabwo turi kure y'ibyo leta ikora. Ibyiza leta ikora tubirimo, turabishyigikiye. Ntabwo rero igihe ari mesaje yo kuvuga ku kintu gikosoka iri mu mutima wanjye nayibonye, kandi mbona wenda ifite abantu benshi yatesheje ubwenge nyivugaho. Nk'ubu hari igihe kigeze kubaho cyo abantu guhunga inkingo, bagahunga rwose, bagahunga igihugu. Hari ikindi gihe cyabayeho abantu bajya mu mashyamba gutegereza Yesu. Ibyo ntabwo tubirenga, tubivugaho tukabibwira abo twigisha ijambo ry'Imana. Rero turakumira, ntabwo duhumiriza ngo dukomeze urugendo. Professor, hari umuntu wigeze kumbwira, byari brag, n'ubu ndibaza ko ari brag, aravuga ati mwebwe abanyamadini kubwira abantu ko bazagira imibereho myiza baramaze gupfa. Yani ngo twaremewe kuzajya, ati twebwe abanyapolitiki twigisha abantu ko bagomba kugira imibereho myiza bakiriho. None umukristo yitwara ate mu bibazo biremereye igihugu? Ese arifata ngo genda umukristo nzigira mu ijuru? Iyo hari ibibazo biremereye igihugu, umuntu usenga wemera Imana se no kuvuga n'umukristo gusa, we agomba kwitwara ate? Ubwa mbere Yesu yaravuze ngo naje kugira ngo zigire ubugingo kandi zigire bwinshi. Izo ni intama. Ni intama. Icyo ni kimwe. Ikindi iyo dusenga turavuga ngo ubwami bwawe buze, ubwami bw'Imana buze muri twebwe. Ubwo bwami bw'Imana rero ni ubuzima bwiza, ni ukubaho neza, ni uko mu gihugu gifite amahoro, ni ukubaho abantu nyine bumva bafite ibyiringiro byo kubaho nk'abana b'Imana. Ni icyo duhora dusenga buri munsi. Ntabwo rero
ni nka kwa kundi kera bajyaga bavuga ngo abamisiyoneri ngo baraje ngo hanyuma ngo bakatubwira ngo tujye dusenga duhumirije ngo twahumiriza ngo tugasanga ngo bagiye bacukuye zahabu twe tugihumirije bayitwaye bayimaze ngo dusenge duhumirije. Oya, iyo Imana ishakira abantu bayo muri iyi si, ikibashakira, ikibifuriza ni ubuzima bwiza, kandi ubwo buzima bwiza tugomba kubutangira tukiri muri iyi si. Ikibi ni uburyo dukoresha, cyangwa se icyo nakwita yenda ikibazo, ni uburyo dukoresha ibyo byiza Imana yaduhaye. Ese tuyikoresha kugira ngo tuyiheshe icyubahiro? Ese tubikoresha kugira ngo abandi nabo babeho neza nk'uko twarimo tubivuga? Ese ibyo byiza dufite tubikoresha cyangwa dushaka tubikoresha kugira ngo igihugu kigire amahoro nk'uko turimo tubivuga? Ni ukuvuga ngo rero abantu baragomba gukora kugira ngo babeho neza muri iyi si. Kandi igihe nikigera wa mugani bazabone n'icyo birata igihe bazaba bagiye mu ijuru. Hari ijambo abantu bajyaga bavuga kera ngo hahirwa abakene, hahirwa abakene, niko ngo abamisiyoneri bamwe bajyaga bavuga. Ariko burya rero gukena, uzi ko uko abantu bagenda bakira ari uko biriya bibazo byo kuvuga ngo abantu bararoga, kwita abana, uzara abantu bita amazina bambarimo mbazi abana babo yavuga tutagira nibazo n'abantu amazina magenurano amazina magenurano yego sibyo yamazina magenurano ariko aganisha ku bintu by'u Rwanda. Nakumvise mbo ndabashimira cyane, nsigaranye iminota mike cyane ntirenze umwe, ngiye kwibasaranganya. Twatangiye tuvuga tuti ukwemera no gukunda igihugu, ariko nanone uko kwemera kudufasha dute gufasha igihugu kuva mu bibazo kirimo cyase no kwishimira ibyiza kirimo. Twanzura kino kiganiro Fanuel n'umwanya mwiza mwaduhaye mu masegonda makeya, wakanzura ikiganiro ubwira abadukurikira iki urebye ingingo twari dufite? Ndabwira abadukurikira ko kwemera kwacu gukwiye kudufasha kurushaho gukunda igihugu uyu munsi turimo, kuko bidutegura kuzaba mu gihugu cy'iteka ryose, ari ryo juru twizera kandi twemera. Nangiye kuvuga ni revera ariko reka mvuge professor. Byose birimo. Wabwira iki abantu badukurikira? Nibyo tuzajya mu ijoro ritumara agahinda, ariko turacyariho, kandi noneho unarebye igihugu cyacu aho kivuye n'aho kigeze, cyane cyane abo batoya ni nabo tubwira cyane ko bafite umwanya munini. Wowe urababwira iki? Ndababwira ko igihugu cyose ni impano y'Imana, kandi Imana yaduhaye iki gihugu kugira ngo tugikorere, tukirwanire, maze tukibemo dufite amahoro, kandi ayo mahoro tuyahe n'abandi. Bityo rero ntitukemere ko hari uwakidusenyana. Nk'urubyiruko turagomba gukora ku buryo bwose iki gihugu tuba ari twebwe tukirwanirira. Mama Hortense, abagore bakunda kubita mutima w'urugo, ariko wanabyagura ukavugita na mutima w'igihugu. Sinzi rero icyo uvuga mutima w'igihugu, nawe mutima w'igihugu kandi n'abandi. Icyo navuga ni uko imyemerere rwose ibyara umunyagihugu mwiza. Kereka iyi imyemerere yarwaye nk'uko nahoze mvuga. Hari ikivugo ngira ngo cy'intore niba bivuga neza bajya bavuga ngo nkore neza bandebereho, ariko biri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turi umucyo w'isi, rikavuga ngo abe ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu bose, kugira ngo ubone imirimo yanyu myiza, bahere ko basihimbaze so wo mu ijuru. Niba rero wizera Imana, wemera Imana, ukwiriye kugira ubuzima bwatuma abantu ahubwo bakureberaho bakabona ibyiza. Ntabwo rero wakwanga igihugu, ntabwo wakora imirimo mibi, habe mu muryango, habe mu gihugu. Uri icyitegererezo, wagizwe icyitegererezo. Ibyo bintu abantu ntibabirinde, ndetse n'abari no mu ntege nkeya yongera guhiza imbaraga, amenye ngo ni icyitegererezo. Rero birajyanye, imyemerere mizima ijyana no gukunda igihugu. Murakoze, muri abantu beza. Imana ibampera umugisha, n'abadukurikira namwe Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha u Rwanda, tuve mu bwiza tujya mu bundi. Irinde abayobozi bacu, irinde abaturage bacu, dutsindire ibiza, dutsindire ibyo byose, ariko kandi nanone twiyumvemo iyo nshingano yo gukunda igihugu cyacu no kugiha iterambere gikwiye, ibyiza gikwiye. Yitwa Jean Pierre Kagabo, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.